nongeyeho gusuhuza wowe kandi subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa SH TV. Nk'uko bisanzwe uyu aka kanya ngiye kugenda nkubwira icyo bita byikorere kuri YouTube channel yanjye. Murabizi ko iyi channel yanjye niyo kwigishanya uyo ki ushobora kuba ufite internet yawe na telefone warangiza ibintu ukaba wabyikorera udasabye kujya gufata umwanya wangu ugiye kugira gute gutanga amafaranga ahantu hatandukanye. Ibyo nabyo bitwara umwanya. Areka kanya rero channel yanjye icyo nabwiye igamije no kugira ngo nkwigisha ibintu ubyikorere. Nk'ibisanzwe kumwe na DJ Bayingana mazi iminsi ntari gukora nyine bitewe n'ibindi bintu narindimo, ariko nabazirikanaga comment mu mpanda zibona. Hari abantu benshi rero bakomeje kumpa comment barambwira bati wazatwetse uko umuntu ashaka kwidekarara cyangwa se umuntu akaba yareba niba hari imyenda mu ruvanguka kangiye ukore kuntu ushaka kuba wakreatinga account kuri Rwanda Revenue Authority ukajya wirebera imisoro yawe ukadekarara ukamenyekanisha utarinze kwirwa ufata umwe, kandi byose bibera kuri telefone yawe. Niyo mpamvu ngo channel yanjye SH TV ni byikorere. Uraza muri Google ukandikamo rra.gov.rw wahinze ugahita ukanda search ugahita ugera ahantu hakurikira. Ubona ko hano hari utuntu dutandukanye itureba hano kuri twandikire, hindura ingano y'inyandiko yawe ikinyarwanda, injira muri RRA. Aha rero niho tugiye gukanda. Ahangaha iyo hakanze hahita hazaho akantu kameze gutya. Ni ukuvuga ngo aha ka login ni ku muntu ufite user ID mbese usanzwe afitemo account na password yiwe, ariko twebwe ngiye kubereka uburyo ki ushobora kuba wagiramo account mu gihe ufite TIN number. Genda za kubikora nta TIN number mfite, ariko nkwereka ibyo wagenda ukora nyuma ukagenda ubyuzuriza. Hano ushobora kuba waribagiwe password, click here to create purchase, ibintu byo ntago twereka twikandire kuri sign up. Urabona ko haje uburyo bubiri, hari TIN hakaba na TVA reward. Ni ukuvuga ngo twebwe tugiye kureba ku ruhande rwa TIN. Ku muntu ufite TIN niwe tugiye kureba. Urabona iyo maze gukanda kuri TIN hahita haza akantu kameze gutya. Aka kantu rero dore ukuntu bimeze. Iyo ya TIN uraza ukayishyiramo hano. None iyo ukanze validate amakuru yose hano ahita yiyuzuzaho. Ano makuru abaturutse mu igihe bakwandikaga muri kuri ya TIN yawe, icyo gihe ni amakuru agiye utanga, watanze email, utanga ibyo ugiye gukora, mbese umurenge ukora akarere, byose ibyo byose na location y'ahantu herereye. Ibyo byose bihita byuzuzamo n'ushyamo ya TIN ukanze kuri validate. Noneho hano hari amakuru ugomba kuzuza wowe. Uraza kuri user information, individual verification. Hari uburyo ushobora kwiyandikisha ukoresheje passport ku bantu baba foreigners cyangwa se ukaba wakoresha national ID. Ibyo nabyo birashoboka. Hano rero wewe hituza ugashyiramo indangamuntu yawe. Nubundi hari amakuru aba kubaruyeho ari yahita yizanamo hano. Noneho iyo ushyizemo indangamuntu na user ID hano ihita yizanamo. Wewe icyo ukora ni iki? Ubwo hano email nyine wayishyiramo na telefone nta kibazo. Member name ukaba nabyo wabyandika. Noneho hano kuri password uraza ugakereya password weho wumva ushobora kuba yakorohera ukayikoresha, hanyuma hano ukayisubizamo, mbese urayemeje. Urabona ko ari password okay. Noneho kugira ngo ubone ikintu cyamo hano hita ukanda send. Ya numero ya telefone washyize hano kanza send bakorezaho code, iyo code ukaza guhita uyishyiramo hano. Ubundi warangiza ugahita ukanda sign up, then ugahita ugaruka hahandi ukajya kwinjiramo noneho ukoresheje account ya user ID urumva urayifite na password ukanda login. Ubutaha mwebe munyandikiye muri comment umuntu uzaba afite TIN azambwire mbimukorere, hanyuma nigishe n'abandi uyo kibyakunda. Giye nta TIN mfite, niyo mpamvu hariya ntagiye nkoresha TIN ngo murebe ukuntu bita byikora. Ariko abantu munyumva neza mufite TIN hakugira ngo ufate umwanya wawe ujya gutonda umurongo ngo igihe cyanjyanye iki sinamenyekanishije ku gihe. Ibyo byose isi yacu niho bibera. Mpamvu na isi yacu ariko mu dukubo wamugani nka nzongereho byikorere. Noneho nitumara kwinjiramo hano nibwo tuzajya tujya mu kumenyekanisha, kwishyura imisoro, mbese ibyo byose niho bizabera. Ngaye ngukora muri kumwe DJ Bayingana ku isi yacu TV. Ubu naremaze iminsi ntabaha utuntu tw'ubwenge, ariko ubu nagarutse. Mukore share, mukande subscribe batarayikanda, comment ibintu byose wumva ushaka ujye ubyandika muri comment, ndiyo nzajya mpita mbikora kuko ndeba abantu bambaje ibintu byinshi nkari byo nkorera. Murakoze, bye. Ubwo naho utaha.